Amabuye azwi ku izina ry'amakoro akomoka ku iruka ry'ibirunga ryabaye mu myaka yo hambere uyasanga mu mirima myinshi ya bamwe mu baturage batuye mu turere dukora ku birunga. Kuri ubu aya mabuye arifashishwa mu iyubakwa ry'imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Musanze. Inararibonye mu bwubatsi bw'imihanda y'amabuye zikavuga ko haba mu kuramba no mu bwiza amakoro ahiga andi moko y'amabuye basanzwe bifashisha muri ubwo bwubatsi. Itandukaniro ry'ayangaya nuko aconze afite mezire, nuvuga ngo yo yubaka arafungana ntago ari kimwe namwe y'i Kigali. Yo nuvuga ngo niyo uyashizeho uyakompagise ahita amera nka kaburimbo. Itandukanyirizo ari yabacongeshejwe inyundo. Aya rero akakishijwe imashini ku buryo nta modoka ishobora kuyaca hejuru ugenda isimbagurika. Igenda neza nk'iri kuri kaburimbo. Kandi ni umuhanda wagaragaye ko ushobora kuzagira uburambe kubera uburebure ari 15 kuri 20. Nyuma y'imyaka itari mike amakoro afatwa nk'ikibazo kuba yafite mu mirima yabo kubera ko yatubyaga ubuso bwo gukoreraho imirimo inyuranye yiganjemo iy'ubuhinzi. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze baravuga ko bamaze kuba imari ishyushye kuri bo nyuma yaho bigaragariye ko abyazwa umusaruro mu buryo bunyuranye. Waba ufite umurimo urimo ayo makoro yabonaga ari nk'imfabusa, ariko ubu ngubu turikunyura turabona ko amabuye y'amakoro afite akamaro. Bari kuyakoresha amafondasiyo bakayubakisha imihanda, mbese ubu turi kubona ari marikazi. Umuntu yari yakubwira ati yampenya kure mu murimo wawe ukamuha ukawanamusengerera. Ubu ntago umuntu yagutwaririwe nta mafaranga guha. Nubwo amakoro yatangiye kubyazwa umusaruro ariko ngo nta bantu benshi barayagiraho ubumenyi buhagije. Imashini kabuhariwe zo kuyakata mu buryo abubatsi baba bayifuzamo nazo ziracyari nke. Gusa ibi byose byatangiye gutekerezwaho ngo bibonerwe umuti, aho ubumenyi kuri aya mabuye haganirwa uburyo bwakwinjizwa mu masomo y'ubumenyi ngiro nk'uko Musabyimana Jean Claude umuyobozi w'akarere ka Musanze abisobanura. Gusa biracyagaragara ko bikiri ku rwego rwo hasi. Turifuza ko cyane cyane urubyiruko rwose rwabyiga rukabimenya. Ikindi nuko turimo kuganira n'amashuri yigisha tekinike hano za polytechnique dufite ebyiri hano mu karere ka Musanze kugira ngo technology yo gukora amabuye yo gukora amakoro bayinjize muri gahunda zabo ku buryo bajya bayigisha urubyiruko rw'ahangaha kugira ngo rushobore kubikora ariko ku buryo buri professionnel. Ikindi twasaba abaturage bacu nuko abantu bafite amafaranga bagerageza kuyashora no mu nganda zitunganya ibikoresho nk'ibi ngibi kubera ko bifite isoko kandi birakenewe. Nicyo kizatuma dushobora kwiteza imbere ndetse no kubonera akazi urubyiruko rwacu binahe inyungu abantu bayashoramo. Ariko turimo kuganira nanone n'abashoramari banyuranye kugira ngo baze kubikora. Dufite nka 3 bamaze kuba identifiye bifuza kuza gukiraho inganda. Uretse kuyakata nk'amabuye ashobora kwifashishwa mu bwubatsi bw'imihanda, kandi amakoro byamaze kugaragazwa na bamwe mu batangiye kuyabyaza umusaruro ko ashobora no kubyazwamo ibindi bikoresho nk'amakaro, imitako inyuranye ndetse n'amatafari yakwifashishwa mu iyubakwa ry'amazu. Divin Uwayo, Televiziyo y'u Rwanda.